Ndabasuhuje cyane muri aka kanya rero tugiye kureba ese baduhaye hamusita tokenizi zingana iki. Muzirikane ko hamusita tokenizi zaba lisitedi ubwo ni ku wa kane ku itariki 26. Ni uko rero turayifungura nk'ibisanzwe turebe ngo bihagaze bite, kuko nibura umubare w'izo bakarikiretingaga urabona ko bahita batubwira ati kongarati, bakatubwira ngo sizoni 1 rezilita zirahari. Noneho hano haruguru hari notification, ngira ngo mwarabimenye mwese ko kuba watanga link aderesi yo kubikurizaho ibyo byararangiye, byarafunzwe, ahubwo igihari ni rezilita tugiye kureba. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo urebe rezilita zawe uza hano handitse airdrop, hasi hano handitse airdrop niho uza ugakanda ukareba rezilita. Iyo uhakanze uhita usikororinga ukazamura. Ndabona batanze tokeni nkeya ukurikije ibintu twari dufite. Urabona nk'ubu totari izanjye zose ni izi, ni 1270 na zingahe. Hakaza noneho izo bavuga dushobora kuzabona nanone ubutaha, umuntu ashobora kuzafungura, dore ni izi nazo ngo ntabwo ziri claimed, ubwo nabyo tuzagenda tubireba. Noneho ariko izi ngizi naberetse arizo bampaye ni nazo nyine bita toto hamusita. Kugira ngo urebe ingano yazo urazamuka urebe aho zagiye zituruka. Ni ukuvuga ngo ya passive income ubwo ni profit per hour nari mfite, niyo yabashije kubyara zino 1019. Earning tasks ubwo ni utuntu nakoze, ndabona barampaye imwe. Gutumira abantu bampaye 65. Achievement ubwo ni nko kugenda nzamura amakarita, mfiteho 34. Ibifunguzo, ku muntu wakuyemo ibifunguzo byinshi ndabona ariwe ufite tokeni nyinshi. Njye nakuyemo ibifunguzo bikeya ariko ndabona ariho nari mfite hamusita 157. Ubwo rero ni uko ushobora kureba izo wabonye totari yazo ukayibona, ukanareba izi zose ubu ngubu ziteranyije nizo zabyara iriya totari bampaye. Ni ukuvuga noneho ikindi kintu nshaka kukwereka, ntabwo birangiye gusa. Ni ukuvuga ngo hari ibindi biri gukorwa, bari gukuramo iyitwa Diamond. Hari Diamond ziri ku mayininga, urakanda kuri home rero nyine cyangwa se hariya kuri exchange washyizemo kugira ngo nkwereke uko Diamond ziri ku mayiningwa, wabona nazo zizagira agaciro. Ni ukuvuga ngo nk'ubu urabona amaze kugeraho zino Diamond 28. Muri hamusita ntabwo twarekeye aho, hari ibiri gukorwa, nicyo nshaka kukwereka rero. Ubwo kugira ngo nawe ukore uza hano hantu handitse playground, ahangaha hasi ukahakanda. Haba hari ibintu byinshi byo gukora, ushobora kuza hano kuri games ukaba wakina ino mikino, gusa nabonye bisaba kujya kuri play store, njye ntabwo njya mbikora. Izi game ushobora kuzikina, cyangwa se ukaza hano kuri mini game. Ushobora kuza hano kuri mini game naho ukahakanda, ni ibisanzwe. Kuri mini game hari kano ka mbere ni ya pazo usabwa gukina. Ahangaha naho twajyaga tubikora tugatondeka. Kuri aka ka kabiri ngira ngo murabona ni bya bindi, kandi naberetse ko kugenda ushyira tuno tuntu dusa ahabona. Ubwo ndakeka noneho barimo baguha Diamond, barimo baraguha Diamond. Aho kuba bari kuguha hamusita bari kuguha Diamond. Ikintu tutaramenya nimba izi Diamond bazazihinduramo hamusita, nimba bizagenda gute, nicyo kintu ubwo umuntu ataramenya. Ariko dore uyu mukino ni wa wundi nawe ubwo waza ukawukora. Reka nze ngukineho gatoya ndebe ko hari Diamond bashobora kumpa, tumenye ngo bimeze bite, mbabwire ibintu bifite ukuri kuri aho. Ugenda wegeranya udusa ku muntu utarigera akina uyu mukino, udusa ugenda udushyira hamwe ubundi tukigerekeranya. Ntegereje kureba ko hari aka Diamond bampa, nibwo mpita menya ngo bino bintu biri gukora gute. Reka nze tuwukineho gatoya turebe. Ni ukugenda twegeranya ibisa tugenda tubishyira hamwe. Reka nze nshyire hano ndebe ukuntu bimeze, tumenye ngo ese barimo baratanga izo Diamond nk'uko hano batangaga hamusita cyangwa ntazo bari gutanga.
urabona ukuntu bigenze, iyo hari izishe nk'izegerana baguha uduce, ntabwo ari Diamond yose, ngira ngo urabona ko bari kumpa 00 n'ibice. Ubwo rero ufite akanya wajyaho uno mukino nawe ukawukina, ukareba yuko bagenda baguha izo Diamond. Urabona ni uduce, uko wakina cyane niko ushobora kuba wenda waza kugwiza Diamond yose, ariko urabona ko batanga uduce. Izi Diamond nazo ibyazo buriya tuzabimenya mu minsi izaza, ubu ntituramenya uko bimeze, ariko icyo nshaka kukubwira ni uko muri Hamster ntabwo ibintu byahagaze. Dore ni uku bigenda rero, ubwo ufite akanya wakomeza ugakina. Reka nkore kuri Claim and Exit, ubwo nimbona umwanya nzakomeza nze nkine. Dore ni uko nguko. Noneho ubwo imikino niyo mikino wakabaye uri gukina. Ikindi kintu ushobora gukora, wanatumira inshuti zawe. Ubwo mining navuga iri kubera muri Hamster ya kabiri, nyuma yo kubona resultat za season ya mbere, ni ugushaka zino Diamond. Urabona noneho hano watumira n'inshuti. Gutumira inshuti nyine baguha zino 0 n'ibice, urabona inshuti imwe baguha 0 n'igice kimwe cya diyama, inshuti 3. Ni uku nguku ubwo gutumira inshuti nabyo ari icyo byamara, hari icyo byagenda bikumarira. Noneho ikindi ukora, ubwo ndi kuberekana mining nshyashya irimo hano. Uza hano kuri Earn, ubwo kuri Earn haba hari amatasks. Izi tasks zose hari utuvideo baguha ureba. Urabona ngiye hagiye hariho tick, narazirebye zose barazimpaye. Ubwo izi tasks zose rero ugenda uzikora bakaguha ama Diamond. Ni naho harimo Diamond nyinshi, uko utumira abantu benshi, uko ugenda ukora bino bintu bisanzwe byo kubakurikirana kuri Facebook, Instagram, Telegram n'ibindi byose, baguha tasks. Ariko urabona ko baguha nako Diamond. Urabona ko gutumira ari byo birimo coin nyinshi. Izi rero nazo ni muzihige kuko ntawamenya. Ubwo mu gihe tugitegereje, iyi ni season ya kabiri turimo, ni uko iri gukorwa. Mu gihe tugitegereje yuko ino airdrop baduhaye ijya ku isoko, urabona harimo harabura iminsi ingahe. Ubwo rero reka dutegereze turebe ukuntu birimo biza kugenda, tumenye ngo, urabona baratwereka ko hasigaye iminsi 4 n'amasaha 7 hano. Tuzareba Hamster izaba iri ku giciro kingana iki. Never know, hari igihe ntuzizere ibintu by'ibitangaza, ariko nawe ntuzihebe. Hari igihe wabona ukuyemo akantu. Ejo bundi hariyo bita Katizeni yasohokeye ku $1 abantu barayayora. Ubwo rero natwe ntawamenya, kimwe nuko ushobora kubona ubuzemo amafaranga ukabona ubonye ari hasi yayo wabonye muri dog. Nimba uri mushyashya rero ukora subscribe, nzajye nguha andi makuru kuri iyi YouTube channel ya Mazarex. Ukore share, like, comment ku bintu nazajya nkosora cyangwa se ibitumvikanye. Turi kumwe, ndabakunda cyane. Mugire icyumweru cyiza, abandi namwe mugire uwa mbere w'isabato nziza.